Amasazi y'umukara nta masazi adasanzwe atari hamwe tumenyereye kuko na masazi atarya kubera ko yo ntabwo agira igifu. Icyo ashobora cyonyine no kunywa amazi. Noneho ayo masazi atera amagi, ayo magi agashyirwa mu byasigaye ku meza, tuvuge wari umuceri, wari ibirayi, wabihase wagize ute ibyasigaye iyo myanda tugashyiramo ayo magi. Noneho ayo magi akituraga, ayo magi yamaze kwituraga nyuma akavamo inyo. Izo nyo noneho akaba arizo abantu bagaburira amatungo mu gusimbura soya ndetse n'indagara. Amatungo turavuga ku ngurube, ku mafi ndetse no ku nkoko. Izo nyo icyo zikora mu ndyo y'amatungo ni intungamubiri n'amaproteine, kuvuga ni ugusimbura n'amaproteine gusa. Noneho umworozi avangamo na bya bindi bisanzwe ibitera imbaraga ndetse n'ibindi yasanzwe avanga, ariko icyakora abona gusimbura amasoya gusa. Ni ibintu buri muntu wese yakorera ku giti cye. Icyo bisaba ni uko umuntu agomba kuba afite imyanda, kuvuga ngo ni ibyo bisigazwa byo ku meza, byo mu kikoni, byo kugaburira izo nyo gusa. Ibindi byose umuntu wese yabyikorera nta kibazo. Yego, igisubizo kiraza kuboneka cyane ko mu bushakashatsi bwakozwe na RAB bwagaragaje ko umworozi aramutse asimbuje soya yakoreshaga ku kigero cya 50% yabasha kwikorera indyo iri munsi y'amafaranga 300. Ubu ngubu umuntu yagiye ku isoko bigeze hafi kuri 600. Akuru kumva niba umworozi agezaho kwikorera indyo iri munsi y'amafaranga 300 ni igisubizo. Ikindi gihari nuko izo soya bakoreshaga ni ziboneka akenshi buri gihembwe cy'ihinga kirangiye, rimwe na rimwe zikanabura kuko natwe tuba tuzikeneye. Ni kuvuga ngo hariho ikintu umuntu akwita nka competition hagati yacu n'amatungo, natwe tugomba kurwanya imirire mibi muri twebwe. Ubwo rero akaba ari igisubizo kuvuga ngo amatungo tuyashakira ibyo arya, natwe dufate iyo soya. Rero ni igisubizo kuri twebwe kuko izo nyo umuntu yashobora kuzibona buri munsi, ariko soya buri munsi ntabwo byabasha ko iboneka.